Harone se ngifite imyaka 33 kandi ko niko kuri ngene rero nawe uzagira atuma mvuga ibintu byinshi kandi navuze ngo ibyo Imana inkoresha singomba kubivugira hano ahubwo twakagombye wenda nkazagenda biceceka kugira ngo wenda hari abantu benda bagira ngo bagakururwa n'ibyo ngibyo bakabataje kwihana bakuruwe n'ibitangaza sivyo ariko uwo nguwo yaratwise rwose afite imyaka 33 aratwita gihe kiragera arabyara ubu ngubu abaganga bari baramuvuye bari baravuze ngo ntibishoboka 33 birashoboka abaganga bamuvuye uwo ninzi ko nzamuceceka ntaza namuvuga ariko abaganga bamuvuye baravuga ngo ntibishoboka uri muri menopause urumva imyaka 63 uramusengera arabyara atabyara mpamvu mashaka kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora mbangira ngo wa wundi wabuze ibyiringiro asubizwe ibyiringiro wumva ko byarangiye nta kizera gifite cy'ubuzima bwe cyangwa se cyo kwishima hano muri isi nk'abandi bose asubizwe iki ibyiringiro niyo mpamvu yanjye ariko kuri nge ni ibintu byoroshye kuko Imana iri muri ngewe ntabwo ari njye ukiza ntabwo ari njye ugira gutenge nta mbaraga nta power mfite zo guhesha umuntu ikintu akeneye ariko Imana iri muri nge iyo ntakambye nkahamagara kayibwira nkayitakambira Imana yo mu ijuru irumva myaka 33 rero nukuri suka tasenganye n'abandi ko niko kuri ntago ndi kwikina nabandi rwose barasenga abahanuzi benshi barahari rwose umuntu zampamagara zikumva ko anabishaka Yes ni by'agacike gakomeye kudihitamo hano kuri Gonake Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngiye nitwa David ninge mugiye kora muri kiganiro nkanakibura ariko nanone ndabasuje nose mwamerereye mwamwe n'u Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane bive ku mutima ndabakunda cyane bive ku mutima sinakwicana n'uyu muntu muri ko nani imbere kuri kamera za Gonake Plus n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana n'umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana n'abantu Imana yagiye mukoresha mu bigiye bitandukanye uyu munsi rero twongeye kugirirwa amahirwe n'umugisha wo konga kuganira nababye ati nge sinziga ncika intege zo kubazanira umuntu mwagiye mukunda cyangwa se umuntu mwagiye mubonamo imbaraga y'Imana uyu munsi rero tugiye kuganira Innocent nyuma y'ibintu byinshi Imana yagiye mukoresha ndababwira ko uyu muntu tugiye kubana nawe ni umuntu udasanzwe mu buryo bw'iyobokamana ndetse no mu buzima bwa hano ku isi cyane cyane ko muri iyi minsi ndi gukunda ijambo rivuga ngo isi ntabwo itugirira impuhwe cyangwa se iri kudukubita itababara cyangwa se iri kudukubita idahuhaho isi nta muhito dufite hano muri iki gihe hanyuma ndabatindeye cyane reka mwakire Innocent nakwakiriye murakoze kuzakira meze ute neza ndakomeye cyane ko duharukana nyine mu mashini n'ubu ugarutse mu mashimwe tukiye ngo dutangire neza reka tumaze tugusaba dushyira imbere y'Imana reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti uri Imana y'imbaraga Imana idatsindwa Imana itaneshwa telasi lebosha inimnahai lasi etala bonimanda la todo kushandela blahai losi lebosha inimnahai imlahande la sile bosha inna ando kitala benimanda sidrar lo ventre de kushande banda nommé elas ela tobi le centre de kutabi inimanda amen amen hanyuma umeze ute nonge kugwikaze na karibu kuri Gonake Plus murakoze kuma ikaze na karibu kandi nanone hano ni mu rugo ariko dushimye Imana cyane ko twongere kuza tukiri umuntu bwayo ndagira ngo umpera aba bantu bagukurikiye bagukunda by'umwihariko n'abantu bakunda David n'abantu bakunda Gonake muri rusange bampere yambo Shalom 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 nje ngonze kubabwira ngo ntuze gukora subscribe niba utarakora subscribe utari wakurikira ikiganiro cyose kuko nudukurikira ukumva ibiganiro byacu aho byagufasha icyo byakugezaho kora subscribe ariko none numva nta kirimo nukora subscribe rwose ntago tukugaya cyane cyane ko abantu muri iyi minsi badashaka kumva ijambo ry'Imana icyo kintu kiri kumbabaza umuntu udashaka kumva ijambo ry'Imana niho kugenda nta byangombwa ufite niba ari umurengwe niho kujya kutumva ijambo ry'Imana niho kujya nta byangombwa ufite kuko isaha kuzara utagera hari aho utarenga buriya nshobora kuza mvuga ibya bigambo bitajyanye bitakwiye nkazana abahanuzi b'Imana cyase nkazana abantu b'abatubuzi bakabatuburira bakabikurikira ariko twatugiye kuvuga ikintu cy'ingenzi ntibagikurikiye ubundi umunyabugingo umwana w'ubugingo ashishikarira kumenya nabya ariko ari iby'Imana ashishikarira kumenya no gucukumbura umwana w'Imana umwana w'ubugingo ni yari yaba ari mu byaha umwana w'umugingo yageze ku by'Imana
aca bugufi aca makeya. ijambo rimwe rero ndi kubabwira ati mbe muretse gukora subscribe mumanze mukurikira ikiganiro cyose niwumva nta kintu kirimo rwose nukore subscribe nusanga hari ikintu kirimo kandi wifuza ko udukurikira wakunze ibiganiro tugenda dutambutsa hano wakunze umukozi w'Imana ukore subscribe. Uyu muntu tugiye kuganira yagiye afasha abantu benshi bagiye batandukanye. Hanyuma ino saro utanya nguri mu mashimwe twatanye ikiganiro noneho. Ndi mu mashimwe kubera ko Imana ikomeje kubana nanjye. Imana ikomeje gukora iby'imbaraga kandi mwuka w'Imana. Ndashima Imana kuri nge ntabwo arakecura ntabwo arasaza ntabwo azasaza. Hari abantu bajya bavuga ngo kera ngo shawe ngo kera ngo twararimbaga ngo kera twarahanura uzamenye ko umuntu yaguye. Ako si wamugana bya bintu biterwa n'iki ngo kera mwangu uranze igihe wa kera ngo zikera kunaririmbaga kweri ngo kera ngo twasenge mu mazi ngo zikera amasengesho y'iminsi twafashe ngo imisozi twazamuye uzi indirimbo twaririmbye uzi guhimba twahimbye uzi ubuhanuzi twari dufite ubu bayaraguye rero abari kwirondora hari n'uwambwiye ngo abahanuzi ntibakihari nawe urabyemera nk'abahanuzi bari abakera hari 7,000 bitarapfukamira bari 7,000 bitarapfukamira bayari. Biba byiza nk'uyo nkane nawe va muri telefone gatoya kwa ngo tuganire biba byiza nkane nawe uri umuhanuzi yego kuko abantu bavuga ngo nta mahanuzi bakibaho bahanura nk'abakera kubera iki iryo jambo rigenda rigaruka kubera iki bivuze ngo kenshi wenda urakoze kumbaje icyo kibazo ariko kenshi umuntu yaburaye ntagamenya ngo inkoko ibaho ifiriti ibaho umuceri ubaho bimeze gute. Urugero manje kuguhereza iyo umuntu avuze ngo nta bahanuzi bakibaho yahuye na babandi nyine yahuye na babandi bavuga ngo kera bavuga kera abantu bavuga ngo kera rero nabo yahuye nabo yahuye n'uwo nguwo yari kuvuga ngo shangwa kera nkiri mu mavuta ngo ubwo burwayi bwari butabugenda rero yasenga rero yasenga akabona biranze agatavuga ati yewe niba byanze ja mu bapfumu cyangwa uje hehe urumva inosa wo nk'umuhanuzi ubu abantu baguhamagara ni benshi of course hari n'abandi bagiye kuguhamagara hari nabo ntaritaba kubera ko mwuka w'Imana ashobora kumbwira ngo uyu ntumwitabe kuko njyewe nitaba mfite icyo nahawe ndaza kumubwira cy'inkomezi cyangwa cyo kwihana cyo kugira gute hari uwampamagara simwitabe nkazamwitaba ikindi gihe akarakara kandi mu by'ukuri njya kugira ngo umwitabe nkubeshye mvuga ibyanjye nakureka ukarakara nyuma yaho ukazasaba imbabazi Imana imaze kuduhuza tukavugana ukazavuga ati cyakora ikintu cyo cyari igihe cyo kunyitaba nawe wize muri babana bavuga ati Imana ikora igihe cyose Imana irakora Imana ikorera igihe gupfa bagomba gupfa umva Ezekiel yarabivuze Ezekiel yaragiye gupfa atumwe yamaze mu myaka yamaze igihe cyarageze Imana ituma Yesaya ibwira Yesaya avuga ngo genda ubwire Ezekiel agabe ibye byose byo mu nzu ye kuko igihe cyo gupfa cyageze igihe cyo gupfa cyageze gute cyageze Ezekiel hari amateka meze yari afite reka nyakubwire Ezekiel yafashe inyundo yamenyaguye ikigirwamana cyitwa Ashera bari barubakiye kabiri Ezekiel zazanye iterambere muri Yerusalemu mu mujyi azanisha amazi n'amashanyarazi aho ngaho urumva Ezekiel yubakishije urusengero ntago rwo rwakuzuye yaragiye yubakisha urusengero araruvugurura arugira neza inzugi zose arafunga hagira neza Ezekiel yubakiye imidugudu abapfakazi iyo ngingo rero Ezekiel nshaka kuvuga ko hari abantu bavuga ngo umuntu apfa abarapfa Imana ibwire Yesaya avuga ngo Yesaya irukanke genda ubwire Ezekiel kagiye kugaba agabe atanga ibyo byarangiye ngo Ezekiel arangiye ngo yerekere ivure uza hariho ivure na gace yari yarabitsemo inyundo ijyanyundo yamenagushije ibigirwamana aragenda yibika ivure na ahantu runaka nkuko yibika ku Musanze nkuko yibika munsi y'igipangu wenda mu gipangu hirya gatoya nkuko yibika ahantu bika ibikoresho byawe bitewe n'ibyo ukora iyo nyundo aragendera yifata aravuga ngo Uwiteka wibuke kandi nge wamenaguye ibigirwamana bya Bari ukimara kumpereza agaciro no kuyobora ninjye muntu wabimenaguye sinabyubaha ninjye muntu wazanye iterambere muri Yerusalemu ninjye muntu hubakiye abakecuru n'abasaza mbabakira umudugudu ninjye muntu wazanye amashanyarazi n'amazi hano ninjye muntu wazanye iterambere muri urusengero n'ukuri wangirira imbabazi ibikorwa biracakomeje Imana irangije ireba Ezekiel ibona ingingo irumvikana Yesaya kandi yari yagiye yatashe yageze kure ibwira Yesaya avuga ngo yewe
Yesaya mwene Mose Yesaya yitwa Mose rero ngo Yesaya we subirayo numvisha umugaragu wanje kuki amasengesho Herode se agiye kwica Petero agiye kwica Petero ngo yishe ngo Petero ngo ngashaka kuyongeza Yohana yishe Yohana ngashaka kuyongeza Petero I think sibyo ariko ngo abitorero ngo bafashe umwanya baramusengera barasenga baratakamba gusenga guhagarika inkota Herode bayimanuye gusenga kuvanaho kukabyara bari bagiye kukubaga gusenga kwinjiza hakomeye gusenga kwa kuvana ahantu wagoye ukagutera hejuru mu birere gusenga ugiye gupfa ugiye kurangira gusenga byonyine bikuvana ugafata ubundi buzima ukavuga ngo washimwe Kristo wemeye yuko tela si eta lemanda lamnahaye le si ela weme gusenga gutuma umuntu yongera kugira ubuzima ho bwari bwarangiye rero ntiwavuga ngo umuntu isakusaha yapfa umuntu isakusaha yakira bitewe nuko yabyitwayemo arabivuga ati nguri bupfa arapfa umva udukurikiye Imana bayira gupanga ibyiza ku buryo uzapfa udukurikiye aho yaba aherereye hose iki si cyo gihe cyo gupfa nugira ubwenge iki ni cyo gihe cyo kubaho n'umuntu ufite 140 none se niba Imana ishobora guhemba umuntu akajya mu ijoro adapfuye uwo muntu 140 kubera Imana itamwongeraho n'indi veni erega Imana iduhereza imyaka yo kubaho bitewe n'inyungu idufitemo aya n'amateka muri Bibiliya inosa oya n'amateka oya David Imana yakurinze imijugujugu myinshi ikurinda gupfa kubera ko yari izi ko igihe ngiki ngiki uzabura gutambutsa ijambo ry'Imana isi yose ikanezerwa ikabohoka iravuga ngo David ngiye kumurindira icyo ni example ndi gutanga cyo gusanga ari nibindi byinshi ariko ikitegeze kavuga ngo kuko David ari gutambutsa ijambo ry'Imana mu isi hose abandi bose bakaba bari gukora ibyabo kugira ngo bibatunge bonyine ariko David akavuga ngo ngewe nziyemeza karata nubwo byagenda gute isi yose izabona ijambo ry'Imana Imana ikakurindira icyo ngicyo hari ibintu abantu bavuga igeno ry'umuntu igeno ry'umuntu yego sibyo igeno ry'umuntu n'isezerano ry'Imana igeno ry'umuntu n'isezerano ry'Imana ku Mana rero ntabwo havuga ngo ni igeno ry'umuntu ku Mana ntabyisezerano twese turabana b'Imana urumva igeno bakavuga ngo Imana ngo ukivuka bifite yapanze ngo uzavuguke hari n'ukuntu usenga Imana akavuga ati mwana wanjye uyu munsi wanejeje pe ndarahiye kana ko nakaguhaye ndabyemera nkuko umuntu ashobora no gusenga urumva nkuko umuntu ashobora gusenga iryo yita ngo ni iryano ry'umuntu avukana erega gusenga amasengesho ntiyahindura ibihe byose bure niyo mpamvu umuntu ntagenda agira igero nitwe tubyitako buri muntu avuka urumva mu kuvuka k'umuntu Imana ibizi ko icyo ikizamumarira Yeremiya biravuga ngo Yeremiya igice cya mbere igice 5:1 biravuga ngo nakumenye ntarakurema urumva icyo kintu nakumenye ntarakurema bivuga mu bitekerezo utarabaho mama na papa batarahura Imana yari ko David azaza akicara kuri kamera akagira ibyo akora ariko umugambi uretse umugambi wa David uzasohora akomeje kubyitwaramo neza akomeje gusenga no kunyubaha iryo ni igeno sibyo nkuko umuntu yaba afite buji muyobora urumva yayigira gucya izamura hejuru ikaka cyane cyangwa se umuyaga ukayihuha ikazima ntibivuze ko uwo muntu yaguhaye buji iri kwaka ataguhaye buji iri kwaka ahubwo wowe wayizimije igeno ryawe rero rizakomeza gushininga kubera ko ukomeje gusenga Imana no kubaha iki Imana dufite abantu bari bafite imigisha y'Imana ikanababwira ngo nzabana namwe ariko bigeze nyuma ikavuga ngo kuko mwasuzuguye Uwiteka Imana nyiringabo ibi ngibi ntimuzabibona none se ntiyabwiye Mose ikamubwira ati Mose we dore ngo haye igihugu cy'Ikanani uzagituramo uzabaho uzagira gute ariko byagira nyuma ikavuga ngo yewe Mose we kuko usuzuguye ubwoko bwanjye uzakirebesha amaso ariko ntabwo uzagikandagiramo rero bantu b'Imana igeno ryawe ritandukanye iryano ryawe ni iterambere ryawe igeno ryawe niryo terambere yawe hari umugabo yitwa Ndera kandi ndamushaka yaravuze ngo la vie de l'homme ressemble à ses désirs bivuze ngo intekerezo zawe nizo zigaragaza uwo uzaba we ejo hazaza rero ngewe uwo ndi uyu nguyu ndimo kumutegura cyangwa se ndimo kumwubaka mukomeza bitewe naho ndi kugira gute ndi kujya bitewe naho ujya rero
ukora ibijyanye n'aho uri kujya kandi twe nta ni turi kujya do mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana dore n'urwo rugendo turi kujyamo sibyo turi kwategura kubera iki bano bantu twita ngo ntago ari abakristo bano bantu nye twita ngo nabanyabyaha bano bantu twita ngo ntago bakijijwe kubera iki aribo babaho mu buzima bwiza kuruta ba bantu tuvuga ngo barakijijwe kenshi yego iyo umuntu yarazwe isi ahabwa iby'isi kandi iby'isi ntibimutera amahane impamvu umuntu wese iyo umuntu ari iwabo ntabwo ab'iwabo bamubwira nabi n'ibyo yakora byose ntibamubwira nabi impamvu isi tubabaza isi tugira gute impamvu isi tubabaza ikarimwe na rimwe ikatwiyenzaho nta n'ibyo twakoze tugakora ibyiza isi ikabihindura bibi nuko tutari iwacu nyine ariko rege natwe tugiye kuzagenda dutete tugiye kuzatetera hehe tugiye kuzatetera mu ijuru nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si kwa data niho gusa hasendereye amahoro urumva igisubizo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si bivuze ngo ni uguhangana ariko kwa data kwa data hari amahoro aruta aya ngaya tubona kwa data niho hari amahoro yuzuye ya nyayo impamvu rero ab'isi bahirwa rimwe na rimwe bakabikora bari gukora ibyaha bakajya utari gukora ibyaha bagatunganirwa nyine bari iwabo kandi iyo bari iwabo byanga bikunda ntabwo umuntu ashobora kukwendereza uri iwanyu nta muntu ushobora kukwendereza ngo bishoboke isi ni iwabo ni iwabo ni mu isi ni iwabo niyo mpamvu uzagenda agasambana akajya gucuruza akongera akagenda agasambana akongeramo kabona nabo basambana akagenda akongeramo akagenda akiba ntibanamufata yahinga agakora ibyo ashaka agashyiramo ibiki n'ibiki byose bikera ariko njye nabigerageza bikanga urumva nkuko Imana wenda Imana ikavuga ati wowe ibingibi si byo byawe ibingibi si wo mugabane wawe nakuraze ibingibi si byo ugomba gukora tambutse ijambo ryanjye tangira biba mu mitwe y'abantu ijambo ryanjye hembura imitima y'abantu benshi uyu muntu uri guhinga iby'isi niho yerekeyeho ubwenge umuvanemo abanza hindure ibyo ari gutekereza byose azahinga ariko afite avuga ngo ibi ndi kubaka iyi nzu ndi kubaka etaje ariko hari ubundi buzima ngomba kubaka haleluya nkuko umuntu agira amazu 3 akagira amazana akagira amazu 5 natwe abantu b'Imana nubwo dukora hano mu isi tugashakisha tugahiga tukirukanka ariko ubu turimo turubaka andi mazu hejuru mu ijuru hari andi mazu Yesu yatwemere turaje guturamo kuko yarabivuze ntimugahagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere uzimpamvu yaze ngo ntimugahagarike imitima yanyu nuko yarazi ko isi zadusakuza ikatubabaza ikagira gute impamvu isi tubabaza ikadusakuza ikadutesha umutwe ikagira gute ikatwangiriza David ntago ari iwacu ntago turi iwacu turacumbitse turabashyitsi n'abimukira umuntu byemera nkanjye abyandika muri comment nushaka ufite ama etage agerekeranye nushaka kuba wariza amashuri ameze gute ese Innocent ikibazo nshaka kubaza kubera ko umuntu ari kwegera Imana n'ibyibazo bimwegera kenshi hari ukuntu Imana ibanza cyagiye abari gukizwa akaba ibyibazo bimusata nese David naguzi ko umuntu agiye guhinga ikirayi twe duhinga ibirayi iyo umuntu agiye guhinga ikirayi kugira ngo kimere kibanza kubora kugira kimere kibanza kubora iyo kimaze kubora kikavuka kikava mu butaka kimeze neza gifite itoto bitewe n'ifumbire umukristo rero ifumbire ni ibigeragezo urumva ifumbire ni ibigeragezo umuti nagasabune urumva hanyuma rero umuntu wese akitegereje kavuga ati iki ni ikirayi pe ariko niba ari ikintu gikomeye kibaho ni ukubona umunyamasengesho wihanganye akanga gukorera ubusambanyi ahantu biri ngombwa akabukorera akabyanga kandi yiherereye iyo yanze kubikora handi bari kubikora iyo umuntu amwitegerera avuga ati ni ukuri uyu muntu ntagasanzwe uyu niwe muntu w'Imana ureka abantu bavuga Imana kubera ko bari mu muhanda bari kubareba abandi bakakurishora bade bakigira gurya kugira ngo babemere hahandi hiherereye niho marayika w'Imana agenda agasura akagira mu gipangu cyahari akagira muri geto ya ntuza akagira mu rugo kwa nyira kanaka nkuko Imana agatemba agira kareba yamara kureba akavuga yewe yareba akavuga ati narahombye akavuga ngo narahombye Innocent niki kikubabaza ku murimo w'Imana ikintu kimbabaza ku murimo w'Imana nuko umuntu ashobora kuvuga ngo akunda Imana kandi ayibeshya ikintu kirambabaza buriya ibaza kugira ngo uvuge ngo uri gusenga Mana ndagukunda
mana ndakwizera uri ibyiringiro byanjye waba ushaka igisubizo ngo utabarwe vuba ukaja gutanga ruswa y'igitsina cyangwa y'amafaranga kandi uzi ko Imana ari ibyiringiro wavuganye nayo kandi wavuganye nayo niwe bihujye ukumbura mu murimo w'Imana nkumbura ibihe bihese nta bihe nkumbura kubera ko ntago nakumbura ibihe kubera ko ibihe byiza n'Imana ngewe tubanye mbihoramo sinkubeshye uko bukeye nuko bwije ngenda ntekereza ku neza y'Imana mpora n'ibihe bishya hariho twaganira rangije avuga ati ngiye nkumbuye byabe by'umukristo yakoraga icyakazarira aje kwihana none ubu ngubu kandi ari gusebanya gusa hanyuma se wakumbuye iki kandi ibyo yavuze ngo nibyo akumbuye kandi yavuze ngo wakumbuye ibyo by'umuntu atinyaga gukora icyaha agatinya kwinjira mu rusengero atarihana ahubwo ubwo mana sinzi ko nabivuga pe ngereka nkubwire David yego mbwira nta kibazo David yego mbwira umukristo ntabwo akumbura ibihe bya kera ahubwo ibihe byose arimo bimubera ibihe byiza uyu murimbyi 20 yavuga ngo mana nkuko imisozi itararemwa isi itarabumbwa uhereye kera kose uruko wahoze rero David ntago nemeranya n'abantu bavuga ngo ngakumbuye byabihe umuntu yinjiye mu rusengero ngo ntiyinjiremo atasenze ntago agomba kubikumbura kuko yagombye kuvuga ngo ngewe ibihe byanjye kuva kera na n'ubu ngubu ntago ushobora kwinjira mu rusengero ntasenze igihe cyose ntabikoze mbihana nk'icyaha igihe cyose nariye ntasenze mbihana nk'icyaha igihe cyose naryamye ntasenze mbihana nk'icyaha ariko umuriro w'Uwiteka igicaniro cy'Imana kiri muri ngewe igicaniro cy'Imana kiri muri ngewe mwumva mwuka wera nta terambere agira uko niko nta terambere agira abantu b'isi bagira iterambere bakagira gute mu myambarire terambere ry'amazu ry'amatelefone mu byo barya iterambere ariko mwuka w'Imana nta terambere agira habe namba niba kera kwiyiriza warabikoraga n'ubu ngubu ufite ama etage n'ama etage jya muri etage mu cyumba cyo hejuru iyirize urira Imana nkuko kera wariraga utakira Imana nkuko kera wayitakiraga ugira gutya nkuko kera wayigiraga gutya nuko pero nta bihe ubona abantu twaragomeye Imana kwigomera gusasa ahubwo twabaye ibyihebe mwabaye ibyihebe zimpamvu mwabaye ibyihebe se zimpamvu mwabaye ibyihebe nako nawe urimo nawe urimo mu bantu babaye ibyihebe ku Mana nawe ndikiye ku Mana uko yego impamvu twabaye ibyihebe ni twebwe niba ari Pawulo niba ari inde yaravuze ngo umunsi Yesu azagaruka ngo twebwe abazaba bakiriho abazaba bari ni Petero ninde ni Pawulo umwami Yesu ubwazaza ngo twebwe abazaba bakiriho ngo Yesu nagaruka ngo tuzahera ko tuzamukane nawe tutabanje kugira ute gupfa none ubu ngubu njya nibaza ese ko yapfuye Yesu nagaruka azahera kazamukane nawe kandi yarapfuye none nakoze ngo twabyigomeke ngo mwabaye byigomeke nukuri uva nkubwira impamvu ukakunda abantu batagitinya ari ibyihebe bya bindi byanyabyo umuntu buriya umuntu yambaye amasura arenze 100 rimwe ubona ari gusenga ari kurira Mana ndagukunda we kandi iyo ukunda umuntu wirinda gukora ikintu yakubujije kugira ngo utamubabaza ndagukunda uri mwiza ndagukunda Mana ibihe byose ni wowe mukamwanya ukabona yafashe telefone ati wadusengera ugasanga ni wa wundi uri kuvuga ngo kugira ngo umusengere gura Bibiliya 5 gura Bibiliya 10 cyangwa se kugira ngo ibya bisohore urohereza amadolari yangaya cyangwa se kugira ngo ukore ibingibi iyambura ubusa kugira ngo usengere byanyu uze gukira ubwo burwayi iyambura ubusa numara kwambara ubusa ubundi ndagusengera uhereza ifoto yawe abantu nibyihebe byagera nyuma ugasanga nyine ibyo ari gukora nta nubwo ari n'umuntu ahubwo ni igini igenda ariko iryo gini racyafite amahirwe yuko ryakwihana Mana ikarigira imbabazi rigasubira mu murongo ariko reka nkubwire David kuba umuntu yakwihana
akavuga ngo mana mbabarire narasambanye narabikoze ndi kuvuga ati ndi kwiheba ndi kugira gute uwo muntu akandura Imana ishobora kumubabarira izamubabarira pe abana n'ubugingo ariko azapfa babaye azapfa tonyotse ibyo tubyumvikane ko Imana yakubabarira ntibivuze ububabare bw'isi kutazaburya uzaburya niyo mpamvu umuntu wari we wese yakwihangana ko Imana yakubabarira ntibivuze ko bagushyira muri gereza ukajya guhimbarizayo ukagira gute bikakugora ugapfa wenda ugapfana agahinda ugapfa ubabaye ubugingo ukazabubona rero abantu impamvu bari komeje kuba ibyihebe nini ndiko kuntu umuntu avuga ibyo ngo ntuza arabikora ngo ntuza nawe arabikora sha ko ntuza se wese umuntu tuve mu bantu aho ko tujye mu bantu b'Imana. Yes, reka tujye mu ijambo ry'Imana hamwe na Innocent mu minota mike dusigaranye ariko nanone nakubabwiye ko turi kuganira n'umukozi w'Imana udasanzwe ku muntu wifuza gusengana nawe ni umuntu wagiye ufasha abantu benshi turaza gusigaho nimero ye ariko nanone ubu hantu tugeze niyo watangiye kuryoherwa n'ikiganiro gisharinga inshuti zawe cyangwa se niyo watangiye kumva ukunze ibintu turimo cyangwa se ibiganiro dutambutsa hano ukore subscribe ujye no hasi ubandikira ibitekerezo utwandikire igitekerezo cyawe icyo twakora icyo twakongeramo icyo twahindura gushima no kutubwira ko dukona nabyo bitugwa neza hanyuma reka twakira abantu ariko reka mbasaba ibintu bitatu kwizera kwihana no gukurikira ikiganiro cyose cyangwa se ijambo ry'Imana bakabona ubuzima bwabo bugenda buhinduka buba bushya bitarinze ko umuntu ajya guhanura mu byinshi akahanura mu ijambo ry'Imana ni karibu reka dusenge kugira ngo wenda dusa nko turi kwinjira mu mwanya wo gusoza icyo kwihana bisobanura hanyuma y'ibyo ngibyo ndaza kubereza amagambo abiri y'ijambo ry'Imana maze ubundi dusoze kwihana nuko menya icyaha wakoze kuko utaramenya icyaha wakoze ntabwo wakwihana ugomba kumenya ngo nabaje nyirakanaka ugomba kumenya ngo nakoze ibi ngibi kabiri ugomba kukireka burundu wamara kukireka burundu ntugisubiremo nicyo bivuga kwihana none gusura ku mutima n'umutima wawe wose nukwemera ibyaha bya nyine kwihana no gusura ku mana umutima wawe wose nukugenda nta bundi bucakura yego nta bundi bwenge bwawe kandi si ukuvuga amagambo gusa guhinduka by'ukuri mu mutima no mu bikorwa iyo umuntu ahindutse rero ahinduka mu mutima agahinduka mu bikorwa niwe muntu uba wihanye neza uko niko kuri kuyampamagaye yego Imana rero duhamagarira kwihana suko iba yabuze ibyo gukora ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa yego ibice 3:19 biravuga ngo nuko nimwihane muhinduke ibyaha byanyu bihanagurwe kwihana no guhinduka nicyo gituma Imana igira gute ihanagura ibyaha iyo wihanye Imana iguhagurutsa mu byaha ikabigukuraho ikakugira neza Yesu ubwo yigishije kwihana we ubwe yigishije kwihana muri Mariko igice cya 15 arangiza avuga ngo igihe kirasohoye nimwihane mwiyeze ubutumwa mwizera ubutumwa bwiza mwihane mwizera ubutumwa bw'iki bwiza Imana ishimwe iki nicyo gihe cyo kugira rero iyo umuntu uko waba uri umunyabyaha wese aho waba uri hose ihane wizera ubutumwa bwiza Imana niyo kwizerwa kandi Imana niyo kwiringirwa ndetse niyo gupfukamirwa nshuti y'umusaraba Imana iri kumwe nawe ntizagukoza isoni ntizakumwaza ntizatumuseba Yesu ateze ibiganza kugira ngo afate ubugingo bwawe Yesu ateze ibiganza aragutegereje ibyaha waba urimo byose bihagurukemo bivemo umwambaro wambaye wabambitswe n'ibihe kwihangana birakunanira ariko haguruka akira kwambara imbaraga zo kugira ngo uvemo ubundi Imana ibane nawe mu buryo budasanzwe Imana ishimwe cyane reka dusenge Imana mwakire ijambo ry'Imana Imana ibagire neza Imana ibashigikire Imana ihaze kwifuza kw'imitima yanyu kandi ijuru ribanezeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen yego turagushimiye cyane Innocent turaza gusoza isengesho nyuma ariko nanone reka tubwire abantu ko tugeze muri wa mwanya mwiza wo gufata nimero y'umukozi w'Imana umuntu dukurikiye ushobora kumva yacitse intege yemba yananiwe yanze ubuzima icyo twamubwira ni kimwe nuko abagomba kwiringira Imana kuko Imana igihe cyose Imana irakora ejo naganire n'umuntu tugana kujamatse ubundi ngo twarasenze tuburiki Innocent ubona twarasenze tuburiki gusenga n'urufunguzo rwa byose gusenga ushaka kujya Burayi nugusenga ushaka kurya nugusenga ushaka kwambara nugusenga ushaka kwiga nugusenga ushaka amafaranga nugusenga ushaka kubaka
ushaka kugira gute yego Yesu niwe rufunguzo rwa byose. Nyine abantu nuko tubibira ibanga ryo kuntu bagira ku bukire bwabo bakanga kubyumva neza. Uko wagira ku bukire icyambere kandi mu buryo bworoje inzira ariko bajya bavuga ngo inzira ya kure n'inzira ya bugufi. Iyi ni rero yo gusenga ni inzira ya bugufi. Inzira ya bugufi uburyo wabona amafaranga ku buryo bworoshye. Yego ikugeza ku Mana mu buryo bwihuse no gusenga Imana. Niyo nzira yapanye. Abantu babyumve neza. Ari kintu bita kwicira inzira. Kwicira inzira no kugira ngo itubone igisubizo cyihuse. Ako kanje. Ariko gusenga ni inzira ya bugufi ikugeza ku gisubizo umaze imyaka n'imyaka utegereje. Ushobora kubivuga se igihe nasengeye kuva cyagiye nsengera iki ngiki na n'ubu nyigisenga kubera iki. Hari imibare uri kugendana mu ntoki no mu mufuka yakuzuranye, iyo mibare yirambika hasi. Hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye akamaze nk'imyaka wenda abana n'umuganga nk'imyaka 30 afite imyaka nka 50 yarabuze urubyaro ngo twamwikize kagomba kubona urubyaro. Yewe ubu Sara afite imyaka 84. Aho ni amateka muri Bibiliya. Nagara amateka ni ibyabaye. Bashaka ngo tubwire abantu isi ya none apana kubabwiye amateka muri Bibiliya. Harone senge afite imyaka 63. Kandi ko niko kuri ngene rero nawe uzagira atuma mvuga ibintu byinshi. Kandi navuze ngo ibyo Imana inkoresha singomba kubivugira hano, ahubwo twakagombye wenda nkazanye ndabiceceka kugira ngo wenda hari abantu bende bagira ngo bagakururwa n'ibyo ngibyo bakabataje kwihana bakuruwe n'ibitangaza. Sivyo? Ariko uwo nguwo yaratwise rwose. Afite imyaka 63. Aratwita igihe kiragera arabyara araheka nk'abandi bose. Uyu mama tuba tugomba kubivuga. Aka kantu niba nakamanza n'imbere impamvu tuba tugomba kubivuga mbanya ngo n'abantu badukurikiye babone icyizere niba bumva ko byaba byarangiye Imana igifite ubundi buryo yabikoramo. Erega twe turasaza ariko umugambi w'Imana ntusaza muri twe. Twe twasaza umugambi w'Imana ntabwo ujya usaza muri twebwe. Umugambi w'Imana urakomeza. Niba yampumye Imana yaremeye kihuma kugira ngo abantu bemere ko Imana ihumura impumyi zimaze imyaka myinshi none by'akarusha igafata kondo akaba ari kikoresha so kugira ngo ubwenge bw'abantu bwose bushire hasi. Ubu ngubo abaganga bari baramuvuye bari baravuze ngo ntibishoboka. 63 birashoboka. Abaganga bamuvuye uwo ninzi ko nzamuceceka ntaza namuvuga. Ariko abaganga bamuvuye baravuga ngo ntibishoboka uri muri menopause. Urumva imyaka 63 uramusengera atabyara adaheka. None ni naza ngarutse nzafata telefone muhamagare cona video tubishyire kuri kamera anabo bamurebe naza kubizemera atanga ubuhamya. Natajya kuri kamera tuzavugana kuri telefone atanga ubuhamya. Hungo yavuze ati rwose iyi Mana yo uzayivuga nabi sinzi ko nabi. Imyaka 63 imyaka 63 atabyara ariko kuri nge ni ibintu byoroshye kuko Imana iri muri ngewe ntabwo ari njye ukiza ntabwo ari njye ugira gute nge nta mbaraga nta power mfite zo guhesha umuntu ikintu akeneye. Ariko Imana iri muri nge iyo ntakambye nkahamagara nkayibwira nkayitakambira Imana yo mu ijuru irumva. Imyaka 33 rero rwose ni ibintu byoroshye ku muntu usenga ku muntu ubasha Imana yaramutinjize ishaka kumurimamo amateka. Ubu ngubu nawe bishobora kuba bigucanganyikishije. No bavuna mwumvise nacecetse kuko nanjye ko yewe rero nzi ko umugore yemeye kubya afite imyaka 45. Ubu ngubu menya ngo nafite 63 ndetse no hejuru bashobora kubabiza nta nubwo ari bashoboka aho kubabyara. Hari abantu bajya bavuga ngo yango n'umusaza imyaka 90 apfa kuba ari umusaza yabyara n'imyaka 100 apfa kuba ari umusaza murabizi. Uretse kaze nkubaze ibyo byo turabizi. Uretse nabwo mbabare ntucanganyikirwe. Ngiye nkubwira abantu ariko nzabasengera nkubwira abantu b'abagabo bamaze imyaka 40 batabyara. Ibyo ni ikibazo oya ni ikibazo cy'ikizi. Bafite imyaka 50 batabyara. Ni ikibazo cy'igihe. Bafite imyaka 40 ni ikibazo cy'igihe. Oya. Imana ari bigikora kugira ngo icanganyikisha abantu ibereke ku bwenge bw'isi budahagije. Imyaka 63 arabyara umwana mwiza cyane. Umwana mwiza cyane umwana w'umuhungu. Yego. Ese ibyo ngibyo hari undi mperetse gusengera ariko ntago ndamuvuga bitewe n'akazi ke yaravuze ati ariko nose ubu numba umbabarire n'uzi ikiganiro nta muntu ukuzi
nta muntu urakumenya araje aravuga ariko se nose ubu ni ikihe kintu nshobora kumva nakongera gutuma cyamvana ku Mana avuga ayo magambo bitewe n'ibyo Imana arimo ni igiki ubundi barasengaga ariko ngo Mana nukuri twasenganya kuvuga ngo nose iki ngiki ni kiba ndakwemera umukozi w'Imana ariko Imana ni gukoresha kikaba nukuri suka tasenganye n'abandi ko niko kuri ntago ndi kwikina nabandi rwose barasenga abahanuzi benshi barahari rwose umuntu zampamagara zikumva ko anabishaka arambwira ngo ngewe nshingiye kuntu wansengeye ariko David Imana irakora ariko urazi kugira ngo Imana ikubwire ngo bigiye kugenda gutya ejo mu gitondo bikagenda ko urazi kugira ngo Imana ikubwire ngo genda urasanga byagenze gutya nta n'ikintu gihindutse nta n'agace gahindutse ugasanga niko bigenze abantu bashaka kwita batekereza ngo nukwikina ino ari umuntu umva uwo muntu Imana imubabarire urabitekereza ko Imana imubabarire ari umuntu twasenganye maze abonye ko bigenza agiye ageze mu rugo baramubwiye yagiye kwa muganga baramubwira ngo bimeze gutya na gutya agira ubwoba haratitira haravuga ati ndapfuye haravuga Mana ntabara mugabo waraza turasenga duhamagara ijuru imbere y'Imana isumba byose nsenga nukuri kwihoraho Imana nkorera yo mu ijuru yaraje turasenga Imana yavuga ngo kuko munje imbere buri amasengesho ajya asenya imisozi n'udusozi amasengesho ajya kamya imvura y'urubura sinzi wabivuze neza avuga ati kibaye mwe mufite kwizera nkanjye ngo twabwira umusozi ngo vaho abantu bageze kwizera nkuko mfite ubu ngubu tuvugana n'ibindi bihe byose bakagira kwizera nkuko mfite cyereka nkubwiza ukuri ibyari biraba n'uturabyo ibyo byose byahinduka nk'ibitariho tumaze gusenga Imana avuga ngo dore byari bimeze gutya Imana iradusobanura ukuntu byose byari bimeze ariko iravuga ngo kuko ndi Uwiteka ariko wamana ngo kuko ndi Uwiteka nagende mugende ndabikemuye ubu ngubu tuvugana iravuga ngo ubu ngubu ndi kuvugana namwe ikiganza cyanjye cyamugezeho abaye muzima mu nda ye byose biremeye byose bigenze neza umubwireje ajye ku bindi bitaro banje bavuga ati utuze madame utuze umva ukomeye nta kibazo ufite kandi bimeze neza ibintu birimo biratungana byarandenze numva ndavuga ariko Mana koko abatarakumenya babayeho bate nubuhe buzima barimo abatarakumenya mwami wa mahoro mwami Imana babayeho bate numva birandenze ndavuga ngo Imana yo kwizera ubu mfite impamvu ibihumbi n'ibihumbi byo gukomeza gusenga Imana no kuyizera nge mpamvu mashaka kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora mbangira ngo wa wundi wabuze ibyiringiro asubizwemo ibyiringiro wumva ko byarangiye nta kizera gifite cy'ubuzima bwe cyangwa se cyo kwishima hano muri isi nk'abandi bose asubizwemo iki ibyiringiro niyo mpamvu yanjye ndakunda kumva ubuhamya bw'ibitangaza Imana iba yaragiye igenda ikorera abantu bagiye batandukanye ndavumva nkubwire nzasenga Imana nta bute mfite umuryango nashatsemo ibyo naba ndi kugira byose bazamenye ko nge ku Mana bazamfata nk'umusazi bazamfata nk'iki ahantu hariho hose ngiye ku Mana ni ibintu sinzi ku Mana aho mbumusazi no mu muhanda nazamura icyoro cy'Imana naryama nagira gute kavuga ngo Kristo we uruwa kwizerwa nkaba navuze induru we Imana niyo kwiringirwa mu buryo bwose bushoboka sinatinya kuvuga Imana sinagira isoni ndi mu soko hagati sinagira isoni koshika mikrofone neza ndi mu soko sinagira isoni ndi mu muhanda sinagira isoni David reka nkubwire abantu batumva batemera ko Imana yacu ariyo kwizerwa bakajya kwivuga bakabanza gushakisha aho bayivugira hiherereye abo bantu kuko umuntu atahisha umubyeyi we niko batagombye guhisha Imana inosa reka dufata akanya tubwire ba bantu nimero niturangize dusengeye ku bantu bafite ibibazo bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye bose tubasengere kugira ngo Imana ize kubageraho iborohereze ni karabona nimero yawe urasoza n'isengesho Imana ishimwe cyane nimero ni 0788 25 40 10 0788 25 40 10 ni nimero WhatsApp nimero wahamagaraho yego umbuze ukandika message Imana bamugishirika dusenga Imana fata kuri kamera hanyuma wizere gufata kuri kamera ukizera nibura gushidikanya byihorere ariko fata kuri kamera
wizere ngo usengere mu izina rya Yesu Kristo wa nafate Nazareti. kuri telefone Kuri telefone, kuri yego. televiziyo kuri Yego. laptop ari kureba Yego. ikiganiro cacu yizere nasoza Yego. kwizera abona tugeze gushaka kw'Imana. Yego. Niba uri kureba kuri telefone ufata telefone gutya hanyuma ufate ikiganza ucyerekeza kuri telefone gutya ukiyerekeza kuri telefone hanyuma ufate kwizera. Imana irakora iby'imbaraga. Amen. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndasenze nsengeye umuntu wese wumviye mwuka w'Imana akamwumvira akaba yizeye ko akoze kuri screen agiye gukira. Uyu muntu wari ufite uburwayi bw'imitsi y'amaguru, uyu muntu wari ufite ibibyimba mu nda, uyu muntu utabyara, uyu muntu ufite igifu, uyu muntu warwaye umutwe wanze gukira, uyu muntu wari umushomeri, uyu muntu wahombaga agacuza gahomba, uyu muntu wari kubaza Imana icyerekezo ngo mbese ndakora iki, nkora iki ko mfite urusho ariko ndakora iki. Mu izina rya Yesu buri hamwe hose ukora iby'imbaraga. Umuntu wari ufite ibyifuzo byo kuvuga ngo agiye kujya hanze ashaka impapuro byaranze, umwami ubikore kuko Imana ishoboye byose. Uyu muntu ufite icyifuzo cy'abana be ko bakwiga bakagira ubwenge, minerivare arazishyura ariko byaranze, ubwenge abana ntago bigenda neza, uyu mwanya bigenda neza kuko yizeye. Abafite abubatse bikaba bitari kugenda neza ko bashakanye, uyu mwanya bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihindura ibyanze guhinduka, igakora ibyanze gukoreka, karangiza ibyanze kurangira. Uyu munsi umuntu wese wari mu gice cy'umwijima, wari mu curaburindi ry'ibigeragezo bitandukanye, uyu mwanya byongere byemere bigiye ahari umwijima hahinduke umucyo. Ndasenze tobasike tarabi enemanda, uwaziritswe n'ibyaha kumuzitura kanga kisanga mucyo yanga gakangira akakisanga mu cyaha runaka kikamwiziringaho. Uyu mwanya byose nibicike, imigozi yari imubose yose nicike mu izina rya Yesu Kristo. Mwami benshi ntago bubahaga ijambo ryawe ndetse bariteraga umugongo bakarisuzugura bakitwara nabi uko bishakiye, ntaba ari bo bitwara uko bashaka. Uhereye none utwara ubuzima bwabo, hereye none utwara intekerezo zabo, hereye none utwara ubugingo bwabo kandi bakoresha iby'ubutware. Urakoze Mana, ndagushimiye ukijije imigongo, ugakiza amaguru, ugakiza ibifu, ugahagarika amarozi, ugakiza imitwe yanze gukira, ukishyura amadeni, ukishyura amabanki mu izina rya Yesu Kristo. Abari bafunze ukabafungura, kandi mwami abo baroze ukabutesha agaciro byose, utanze agahenge, ingo zari ziri gusenyuka kuzubatse, ubushake bwabuze kubutanze, ibyishimo byabuze kubitanze. Urakoze kuri Imana umvije gusenga kwacu, urakoze abo dufatanijemo kwizera. Reka ikindi gihe bazandika bavuga ngo twashimye Imana, bazamura impundu bavuga ngo witekaniwe Mana ndetse no kwiringirwa. Urakoze Kristo, urakoze kuri Imana umva gusenga ni mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turagushimiye cyane nawe muntu wakomeje kudukurikirana, wakunze ikiganiro twakugejejeho, uragenda ujye kureba n'ibindi byose. No wakunze ikiganiro cacu ugakunda ibyo twagiye tukugezaho, ikintu kimwe usabwa gukora ni ukora subscribe, ugakora na share ku nshuti zawe. Uko nabikubwiye tugitangana kwe tuburetse gukora subscribe, ni ukunda ibiganiro cyangwa ikiganiro twakugejejeho ukore subscribe. Yego. Imana ibamugisha. Nawe ndagushimiye. Imana igumugisha.